yampinduriye izina amirindirisha amarembo y'imigisha yarafungutse ubundi umwana we Imana niyo data imigisha yose arayingenera uwo nashimwe yampinduriye izina amirindirisha amarembo y'imigisha yarafungutse ubundi umwana we Imana niyo data imigisha yose arayingenera uwo nashimwe yampinduriye izina amirindirisha amarembo y'imigisha yarafungutse ubundi umwana we Imana niyo data imigisha yose arayingenera uwo nashimwe yampinduriye izina amirindirisha amarembo y'imigisha yarafungutse ubundi umwana we Imana niyo data imigisha yose arayingenera uwo nashimwe umwana we Imana niyo data imigisha yose arayingenera uwo nashimwe izina amirindirisha amarembo y'imigisha yarafungutse ubundi umwana we Imana niyo data imigisha yose arayingenera uwo nashimwe ubundi umwana we Imana niyo data imigisha yose arayingenera uwo nashimwe ubundi umwana we Imana niyo data imigisha yose arayingenera uwo nashimwe. Haleluya. Bavandimwe muri Kristo Yesu, kuri iki cyumweru kuwa 14 Kamena 2020 EPR Kanombe turashimira Imana cyane ko tugize amahirwe akomeye yo kuba imbere y'Imana muri iri teraniro ryiza ryateguwe na Paruwasi ya Kanombe. Uyu munsi dufite umugisha ukomeye wo gukurikira ubutumwa bwiza mu ndirimbo ndetse n'ubutumwa bwiza bwo mu ijambo ry'Imana tuza kugezwaho na Pasteur Emmanuel Kwizera, umushumba wa EPR Paruwasi ya Shyorongi. Mwebwe mwese rero tubahaye ikaze, abakurikira iri teraniro muri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, mwese tubahaye ikaze kandi twishimire mu mwami wacu. Iri teraniro ryacu rero reka turitangize indirimbo y'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ibitero bibiri bibanza. Ndumu Kristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ndumu Kristo mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Ndumu Kristo wo mu mutima, kuko wasigaye muna Kristo. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Genda
bakristo bakundwa, twakire indamutso y'umwami wacu. Mwakire kandi mwishimire ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu no ku Mwuka Wera. Amen. Tugiye gusenga Imana, hanyuma nyuma gusenga Imana turasoma Zaburi y'133 dusingiza izina ry'Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje muri iki gitondo. Ndagushimira kuri Imana ikomeye, ndagushimira kuri Imana y'urukundo, ndagushimira kuri Imana y'imbabazi. Watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo adupfire, none ubu turi abana b'Imana, turi abana bo mu rugo rwa Data. Ngushimiye Umwuka Wera watanze kubana natwe, ngo ajya twigisha, ajya duhugura, ajya duhumuriza mu bihe bikomeye turimo, ibihe isi yugarijwe n'icyorezo COVID-19. Ndagushimira Mana ku Mwuka Wera abana natwe akaduhumuriza. Ndagushima kubwira iteraniro ry'uyu munsi, ngwino uduha umugisha. Nsabye umugisha kuri buri wese ugiye kuritega amatwi, kandi ibikorwa byose izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze Mwami Imana, komeze kwihisha icyubahiro muri byose, kandi amahoro utanga akomeze kubana n'imitima yacu, mu izina ryera rya Yesu. Amen. Zaburi igice cy'133. Dorere, erega ni byiza, ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe, agatembera mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye. Kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni kimanukira ku misozi y'i Siyoni, kuko aho ariho Uwiteka ategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka ryose. Amina. Tuzaba ntihasanzwe n'ukuri, iwacu aho tuzaba ntihasanzwe n'ukuri. Hazabayo abameshe ibishura mu maraso, iwacu aho tuzaba ntihasanzwe n'ukuri. Iwacu aho tuzaba ntihasanzwe n'ukuri. Hazabayo abameshe ibishura mu maraso. Hazabayo abameshe ibishura mu maraso. Hazabayo abameshe ibishura mu maraso. Hari umurwa w'amahoro Yesu yagiye gutegura, tuzabayo
Yesu niwe n'umuco n'igihugu cy'amahoro. Yesu niwe n'umuco tuzabayo iteka ryose ibihe byose tumusingiza. Iwacu aho tuzaba ntiyasanzwe n'ukuri. Hazabayo abameshe ibishura amaso. Hazabayo abameshe ibishura amaso. Reka twumvire hamwe itegeko ry'Imana. Turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 7 duhereye ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 23. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ni amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya. Nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Nyagasani Imana, uduhe imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bavandimwe, itegeko ry'Imana tumaze kumva uyu mwanya riratwereka neza ko dukwiriye kubana n'Imana, kandi rinatumurikiye mu mitima, ritwereka aho twagize intege nke. Niyo mpamvu rero tugiye gusenga isengesho ryo kwicuza ibyaha. Uhoraho Mwami Imana yacu, uri Imana nziza kandi uri Imana ibabarira. Uri Imana ifite umugambi mwiza ku bantu waremye, kuko wavuze ngo ugiye kurema abantu kandi base nawe. Nyamara umwanzi Satani yahindanyije ubwiza wari waduhaye. Niyo mpamvu ibihe byose Mwami Imana yacu tugucumuraho mu buzima bwa buri munsi. Ariko tuzi neza kuri Imana y'inyembabazi, ndetse urabitubwira mu ijambo ryawe ko naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, iyo twiyemeje kubizinukwa nawe utweza tugahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Niyo mpamvu muri uyu mwanya abakuru n'abatoya duciye bugufi imbere yawe, tugusabye imbabazi z'aho twakubabaje hose. Twagukoreye ibyaha, nyamara ntitwahwema kuvuga ngo mwami mwami, ariko itegeko ryawe ritwibukije yuko ababivuga badakora ibyo ushaka, abo ngabo babona nk'inkozi z'ibibi. Tugusabye imbabazi rero kuko watubonye nk'inkozi z'ibibi mu magambo yacu, mu bikorwa byacu no mu ntekerezo zacu. Mwami Imana, twarakubabaje. Niyo mpamvu tugusabye imbabazi, ongera utweze, utwuhagire, udutunganye.
abagabo bari imbere yawe beze ubatunganye, ababyeyi bari imbere yawe buhagira ubaboneze ubatunganye, abahungu n'abakobwa bari imbere yawe mwami beze ubatunganye. Ubwoko bwawe duciye bugufi imbere yawe, twemeye ko twagiye kure yawe tugakora ibyangwa n'amaso yawe. Uyu mwanya duciye bugufi, ongera utwuhagire utuboneze, tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. ntabwo ngutungariye mwami, mfite intege nke mu mutima, ndakubona ndetse mukiza, nanjye ngo mbabarirwe ibyaha. Ku musaraba wawe Yesu, nizeye ko ariyo nakirira, mwami nyogesha yo maraso, kugira ngo nunamire Imana. Ngeza uruhura, ngeza uruhura, nyejesha amaraso ye, kugira ngo nunganire Imana. Bavandimwe, iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Witinya, Uwiteka yagukuriyeho imanza yari yaguciriye, Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ikibi ukundi. Amaboko yawe ye gutentebuka, Imana yawe ni intwari kandi irakiza. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kubanza dusenge, niturangiza dusome igice cy'uyu munsi. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, turagushimye cyane, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye kuri Imana itwitaho, tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yose yatambutse, waraturinze, wabaye mu ruhande rwacu. Data mwiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze muri uyu mwanya mwiza rero, Mana, imitima yacu iciye bugufi imbere yawe. Turasenze kugira ngo ijambo waduteguriye rigere ku mitima yacu. Turasenze kugira ngo uganirize imitima yacu binyuze mu ijambo ryawe. Mana nziza, utwigishe, utugire inama, utugirire neza. Ijambo ryawe mwami riruhure imitima irushye, ijambo ryawe rikomeze imitima itentebutse, ijambo ryawe mwami ribohore imitima iboshywe n'ibyaha, ijambo ryawe mwami mwiza, ndasenze kugira ngo rigere ku mutima wa buri wese uri buryumve kandi abashe kuryumvira. Mana nziza kandi Mana ikomeye, sengeye umukozi wawe wo wateguye uyu munsi. Mana ndinginze cyane kugira ngo umwuka wera mukoreshe, ntaba ari we. Uwiteka Imana ikomeye, reka icyo wateguye kubwira ubwoko bwawe mwami umukoreshe kugira ngo kibashe kugera ku bwoko bwawe nk'uko wagiteguye. Mwami mwiza, ndasenze kugira ngo ugenderere buri muntu wese, abari kure n'abari hafi, buri wese utegeye amatwi ijambo ryawe mwami abashe kubakwa nawe. Urakoze kuko uri Imana igira neza, urakoze kuko uri Imana ikomeye. Tuguhaye uyu mwanya wose kugira ngo uwuganze, uwutegeke mwami, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze, turagushimye Mana, mu izina ryera rya Yesu, amen.
Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 10 duhereye ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 37. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi. Baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi, ati umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Bakristo bavandimwe, twakire neza ijambo ry'Imana. Turakomeza gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7 tugeze kuri 11. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvire iby'ukuri ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data bakristo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Yesu ashimwe. Mugire icyumweru cyiza. Nitwa Pasteur Emmanuel Kwizera, mushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, abanyobora paruwasi ya Shyorongi muri Presbyteri ya Kigali. Nshimiye Imana cyane ko ikomeje kuturindira mu buntu bwayo, kandi ikaba iduhaye uyu mwanya ngo dusangire ijambo ryayo aho muherereye mu miryango yanyu, ndetse abandi mukaba muri gahunda zitandukanye. Ndabakiriye mwese, kandi uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ubabereye uw'umugisha no kunguka imbaraga ziva ku Mana. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma
mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 25 kugeza wa 37. Umutwe waryo witwa umusamariya mwiza. Kuba Yesu uyu mugani yarawise umusamariya mwiza yagira ngo ahinyuze abayuda, kuko kuri bo nta musamariya mwiza wabagaho. Yagira ngo abahesha agaciro, kuko abayuda babangaga ndetse bakabanena. Ibi bishatse kuvuga ko n'umuntu udakunda, utiyumvamo mu gihe runaka mu buryo butandukanye, ashobora kukubera umuvandimwe mwiza ndetse akagufasha mu bibazo uba urimo. Iki gice gitangira umwigisha amategeko abaza Yesu icyo yakora kugira ngo aragwe ubugingo buhoraho. Cyari ikibazo cyo kumugerageza, kuko ubwe yari asanzwe abizi. Yesu nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo usoma ni iki? Nawe aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ndetse n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramusubiza ati, usubije neza, nugira utyo uzagira ubugingo. Mu yandi magambo, Yesu yongeye kumuhamiriza ko agomba gukunda Imana n'ibimugize byose, ndetse agakunda na mugenzi we, nibwo azahabwa ubugingo buhoraho. Bene data abakristo, gukunda Imana yacu n'ibitugize byose, n'ibyo dufite byose, ndetse tugakunda bagenzi bacu, nibyo biduhesha ubugingo muri iki gihe, ndetse bikazatugeza no mu bugingo buhoraho. Uyu mwigisha mategeko nubwo yabajije ikibazo nk'uko nabivuze, yari azi neza icyamuhesha ubugingo buhoraho nk'umuyuda kandi usobanukiwe iby'idini. Mu mibereho y'abayuda, kimwe mu byo bashyiraga imbere iyo umwana yamaraga kuvuka, amaze gukura, atangiye kumva ndetse no kuvuga, harimo kubatoza ibigendanye n'iri tegeko ryo gukunda Imana, kuko bari bafite isengesho basengaga buri munsi nibura amasaha 2 yitwaga Shema Isirayeli. Bishatse kuvuga ngo, umva Isirayeli, hariho Imana imwe ikwiriye kubahwa, ikwiriye gutambirwa. Hariho Imana imwe Abisirayeli bakwiriye kuramya kandi bakayubaha. Birumvikana rero ko uyu mwigisha amategeko yari abisobanukiwe neza kuva mu bwana bwe kugeza no muri iki gihe yari arimo abaza iki kibazo. Uyu mwigisha amategeko kandi ntago yarekeye aho, nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, yakomeje kwigira shyashya, kwigira nkaho atazi icyo agomba gukora kugira ngo azaragwe ubugingo buhoraho. Ndetse abaza Yesu, aramubaza ngo, harya mugenzi wanjye nsabwa gukunda ninde? Yesu muri uyu mugani w'umusamariya mwiza niho atanga igisubizo kuri uyu mwigisha amategeko. Niho agaragaza mugenzi we asabwa gukunda uwo ari we. Niho agaragaza mugenzi wacu nk'abakristo uwo ari we. Muri kominote y'abayuda
umwigisha amategeko yabaga yubashywe kubera ko yabaga azi Bibiliya, azi n'amategeko agenga idini. Ariko usanga mu mibereho yabo nta mpuhwe bari bafitiye abantu. Muri uyu mugani Yesu aragaragaza imyitwarire y'abayobozi b'amadini ya Kiyahudi muri icyo gihe. Arabivuga mu buryo bw'amarenga. Aba bayobozi b'idini icyari kibaraje ishinga cyangwa se icyari kibashishikaje, ibyo bari bashyize imbere ni imyanya y'icyubahiro ndetse no kugaragara neza mu birori kuruta kwita ku bibazo by'umwuka n'iterambere abantu bari bakeneye. Uyu muntu wavaga i Yerusalemu amanuka ajya i Yeriko waguye mu gico cy'abambuzi, bakamwambura, bakamukubita, bakamusiga ari intere kugeza aho yendaga gupfa. Yari umuyuda, ariko biratangaje ko bagenzi be, abayobozi b'idini, abo twakwita abakozi b'Imana mu gihe cya none, bamunyuzeho bakigendera. Mu gihe cya Yesu abayuda ntibakundaga abasamariya. Iki kibazo cyatangiye mu kinyejana cya 9 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo ubwami bwa Isirayeli bwigabanyagamo kabiri, hakaboneka ubwami bwa Isirayeli mu gice cy'amajyaruguru bwari bufite umurwa witwa Samariya, ndetse n'ubwami bwo mu majyepfo bwitwaga Yuda bwari bufite umurwa mukuru witwaga Yerusalemu. Ubu bwami rero bwahoraga buhanganye. No muri iki gihe cya Yesu hari hakiri ibibazo. Mbese itegeko ryo gukundana ntago baryubahirizaga. Yesu muri iki gice aragaragaza ko abayuda cyangwa se abatambyi n'abarewi bageze kuri uyu muntu mugenzi wabo umuyuda nkabo bakamureka, ariko umusamariya we agakora ibinyuranye n'ibyabo. Uyu musamariya yakoze ibintu bikomeye bikurikira. Icya mbere, yamugiriye impuhwe, yamupfutse inguma kuko yari yakomeretse, amwomoza amavuta ya elayo ndetse na vino, yamushyize ku ndogobe, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi ndetse aranamurwaza. Bukeye agiye gutaha, aha nyir'icumbi idenariyo 2 zo kumurwaza, kandi yemera kuzishyura ikiguzi cyose kizamugendaho igihe azaba adahari kirenze icyo yamuhaye, kandi biragaragara ko arahamya ko azagaruka no kuza kureba uko amerewe. Yesu Kristo muri iri jambo ry'Imana arahamiriza abayuda ko umurimo wabo bahawe utagomba kugarukira ku bayuda gusa. Ntabwo bakwiriye gukunda abayuda gusa ngo bareke gukunda abanyamahanga, abo bataziranye, abo badafite icyo bahuriyeho. Arabereka ko kandi no hagati yabo ubwabo harimo ikibazo kuko batakunze mugenzi wabo. Bene data, kuri Yesu Kristo umuturanyi cyangwa se umuvandimwe, mugenzi wacu, ntago ari uwo tuvukana, nta nubwo ari uwo duhuje ibisekuru cyangwa se uwo duhuje imyemerere, uwo duhuje amateka, cyangwa se uwo dutuye mu gace kamwe cyangwa karitsiye. Ntago ari uwo tuzi, ahubwo ni umuntu wese udukeneyeho ubufasha
umuntu wese ukeneye ko nk'abakristo twamugirira neza tukamwitaho, tukamugirira neza mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bufatika. Uyu mugani w'umusamariya mwiza ukwiriye kutubera urugero rwiza nk'abakristo. Uratwereka icyo ubukristo buvuze mu gihe cya none. Urasobanura neza ko umukristo akwiye kubana neza n'abantu bose, akwiriye gutanga ubufasha ku muntu wese mu gihe abifitiye ubushobozi. Ntakwiriye guhunga ibibazo, ahubwo agomba gushakisha ibisubizo. Umukristo kandi akwiye gukuraho inzitizi zose ibyatuma adakoresha neza impano Imana yamuhaye. Bene data, muri iki gihe isi yugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abantu benshi bakeneye ubufasha, hari abantu bakeneye kugirirwa impuhwe, kwitabwaho ndetse no gufashwa. Hari abantu benshi bafite inguma, abenshi igitangaje bazitewe na bagenzi babo, abavandimwe babo, abaturanyi babo ndetse n'abo bashakanye. Mwene data, abakristo nk'abo ntukabahiteho, ntukabirengagize, kuko izo nguma zikenewe komorwa. Abo bantu bakeneye amagambo meza, bakeneye ijambo ry'Imana ryo kubakomeza no kubahumuriza, bakeneye gufashwa. Kimwe mu mavuta ya elayo umukristo afite ashobora gukoresha yomora ibikomere abantu bafite, harimo no kubwiriza ijambo ry'Imana mu kuri kandi no mu mwuka. Harimo kugaragariza bagenzi be urukundo n'ubugwaneza, gusengera abakristo bafite ibibazo no kubitaho ni kimwe mu bitanga ibisubizo. Hari abantu benshi bene data bakeneye indogobe kugira ngo bagere ku muvuzi. Hari abantu benshi bafite ibibazo bari mu bwigunge, hari abakomerejwe n'ibyaha babamo umunsi ku munsi. Abo bose bakeneye ko twe abakristo tubabera ikiraro kibageza ku mukiza wacu Yesu Kristo kugira ngo abaruhure. Imbuto z'umukristo, uko yitwara, uko abanye n'abandi akurikije ijambo ry'Imana, ni bimwe mu bituma abantu bakira Yesu Kristo, akabakiza, akabagirira neza kandi akabomora inguma Satani yabateje. Uyu musamariya mwiza yakoze ikintu gikomeye kugira ngo uyu muntu akire. Yagaragaje kwitanga, atanga ubutunzi bwe, atanga igihe cye, aho yatanze idenariyo 2 ndetse akemera ko azishyura n'ikiguzi cyose kizamugendaho kugeza akize. Ndetse ijambo ry'Imana ryaduhamirije ko azagaruka, azakomeza gukurikirana kugeza uyu muntu akize, akamera neza, agashima Imana. Bene data, bavandimwe muri gukurikirana iri jambo ry'Imana, mbese mwari mwagera ku kigero cyo kwemera gutanga umwanya wanyu, impano Imana yabahaye n'ubushobozi kugira ngo abantu bakire Yesu Kristo, kugira ngo abantu bakire, kugira ngo abantu babone amahoro? Mbese iki kigero twari twakigeraho? Bene data, kugira ngo dusohoze inshingano n'umurimo Yesu yadusigiye, biradusaba kwitanga, gutanga ubutunzi bwacu,
umwanya ndetse n'izindi mpano zose Imana yaduhaye. Turasabwa kwitangirira umurimo twahawe ndetse tukemera no gusubiza ibibazo duhura nabyo, tugakurikirana, tugashaka ibisubizo hirya no hino nk'uko uyu Musamariya yabikoze kandi abigaragaza. Kugira ngo umuntu yihane agere ku kigero gishyitse cy'ubukristo bisaba igishoro kitari gito. Bimwe tugomba gukora nk'abakristo kugira ngo abantu bakire ubutumwa, abantu bihane, abantu bakizwe, nibi bikurikira: harimo kubwiriza ubutumwa bwiza kandi tukera n'imbuto zabwo, kuvuga urukundo ruturimo kandi rukora, atari ukuruvuga gusa ahubwo urukundo ruturimo rugakora. Harimo gutanga igihe cyacu twita ku bafite ibibazo by'umubiri ndetse n'umwuka. Hari ugutanga ubushobozi, gukurikirana, nta guterera iyo umukristo wihanye tukamuba hafi kugeza aho akiza ibyaha bimwizingiyeho, nawe agatangira kugeza abandi kuri Yesu Kristo. Turakwiye kandi kubera amaso umurimo Imana yaduhamagariye. Bimwe mu byatumye uyu mutambyi n'umurewi batita kuri uyu muntu wari ufite ibibazo, icyambere bavugaga ko atari umuyuda nyakuri, ntaho bahuriye, badafitanye isano. Icya kabiri kwari ukudashyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Ibi babyita kwishushanya, kuvuga ibintu udakora, kuko bari abigisha, bari abatambyi, nibo bigishaga iby'urukundo mu idini rya Kiyuda, ariko ibyo bigishaga ntago babishyiraga mu bikorwa. Ikindi kwari ugutinya ikiguzi bizabatwara, umwanya bizabasaba wo kumuba hafi, kumuganiriza, kumukomeza, kuko yari yaguye mu gico cy'abambuzi atateguye. Birashoboka yuko hari ibyo bagombaga kumuha, nimba ari imyambaro bari bamwatse, nimba ari ubutunzi, hari ubufasha bufatika bagombaga gutanga. Batinye rero ikiguzi bizabatwara. Bene data, ibibazo umutambyi n'umurewi bahuye nabyo ni bimwe bituma mu gihe cya none umurimo w'Imana udatera imbere. Ariko nk'abakristo turasabwa gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana twigishijwe. Ijambo ry'Imana riri muri twe rigomba kwera imbuto. Imbuto za mbere rigomba kwera ni ugukunda Imana n'ibitugize byose, n'imbaraga zacu n'ubwenge bwacu, byose bigahesha Imana icyubahiro. Icya kabiri ni ugukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda kandi tutarobanura. Turakwiriye kwemera gukoreshwa n'Imana, tugatanga ikiguzi icyo ari cyo cyose kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bafite ibibazo bitandukanye. Uyu muco Yesu agaragaza hano muri iri jambo ry'Imana wo gukikira, kwirengagiza ibibazo, kutabyitaho kandi bihari, ntago ari umuco w'abakristo. Nk'abakristo tugomba kubera amaso ibyangirika, ibyo tugomba gukosora, ibyo tugomba gutunganya. Igihe cyacu muri iyi si tukagikoresha neza mu ivugabutumwa Imana yadushinze, dukoresha umwanya wacu ndetse n'ubushobozi n'impano Imana yaduhaye. Bene data bakristo, Yesu Kristo ubwe yabaye umusamariya mwiza ku bwacu, kubw'umurimo mwiza yakoze wo kuducungura. Uyu munsi wa none tukaba turi abakristo, uyu munsi wa none tukaba twarahawe imbaraga z'umwuka wera. Niyo mpamvu natwe uyu munsi
tugomba kubera abandi abasamariya beza, ku bafite ibibazo, ku bakeneye ubutumwa, tukabagaragariza ijambo ry'Imana, tukababwiriza, kandi urukundo rwe rukaturanga mu byo dukora byose. Bene data, mushobora kuba mufite ibibazo, umuntu ku giti cye akaba afite ikibazo kimugoye, kimuremereye, nawe yaraguye mu gico cya Satani. Satani akamwambura ubutunzi Imana yamuhaye, harimo ijambo ry'Imana, harimo kwizera, harimo impano zitandukanye Imana yari yaramuhaye, akamukomeretsa. Uyu munsi wa none ukaba ufite inguma, ubu ukaba nta mbaraga ufite, ubutunzi bwawe n'ubuzima Satani akaba ari gushaka kubukwambura. Urihebye, urahangayitse. Abo watekerezaga ko bakugirira neza, bagutabara, abo muziranye, abo mu muryango wawe, bakaba batabyitayeho. Mwene data, ibi ni bimwe Satani ajya akoresha. Waba uri mu kibazo ugatangira guhanga amaso abo muziranye, wabona batakwitayeho ugatangira gucika intege. Ariko ndagira ngo uyu munsi ngukomeze, nkubwire ko mu ijuru hari Imana itabara, Imana ikiza, Imana yomora inguma twatewe n'umwanzi Satani. Yesu Kristo niwe musamariya mwiza dufite, utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Mwizere, azakugirira neza kandi agukize ibikugarije. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abaroma ibice 2 umurongo wa 7 kugeza uwa 11, nkuko twabisomye, yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro ndetse no gupfa no kudapfa, nkuko uriya mwigisha amategeko yabibazaga Yesu, yaravuze ngo babishakisha gukora ibyiza badacogora, kandi Imana izabitura ubugingo buhoraho. Ariko aravuga ngo abafite imitima ikunda kwirema ibice, mu yandi magambo imitima idafite urukundo, bakumvira gukiranirwa, Imana izabitura umujinya, uburakari n'amakuba n'ibyago. Kandi ngo ibyo byose izabiteza umuntu wese, ngo uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza, icyubahiro, amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana yacu ntago irobanura ku butoni. Bene data, iki nicyo duhamagarirwa gukora, ni ugukora imirimo myiza kugira ngo ubutumwa bwiza twakiriwe, ubutumwa twahawe kandi tubwiriza, bubashe kugira igisobanuro muri iyi si yugarijwe n'ibibazo. Ubutumwa bwacu n'imbuto zibuherekeza bigomba gusubiza ibibazo biriho. Abababaye bagahumurizwa, abacitse intege bagakomezwa. Yakobo nawe yaje kubigarukaho mu rwandiko rwe igice cya 1 umurongo wa 27, aravuga ngo idini rizima cyangwa se itorero rizima kandi ritunganye ritanduye imbere y'Imana, ngo ni itorero risura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, kandi ngo rikirinda kwanduzwa n'iby'isi. Bene data, itorero rizima rigomba kubwiriza ubutumwa, kandi ubutumwa buherekejwe n'imirimo.
umukristo muzima, umukristo ushimwa n'Imana, ni umukristo ufite ijambo ry'Imana, ubwiriza ijambo ry'Imana kandi riherekejwe n'imirimo y'urukundo. Bene data, mureke tube abakristo batanduzwa n'iyi si, ahubwo imbaraga n'impano zacu bitange umusanzu wo kuyihindura nziza. Duharanire gukora neza umurimo wacu kugira ngo ijambo ry'Imana n'imirimo turikomoramo bibashe gusubiza ibibazo abantu bafite ndetse n'isi muri rusange. Mbifurije mwese kuba abanyamumaro muri iki gihe cya none kugira ngo dukomeze kurangwa n'ibyiza, icyubahiro, amahoro, urukundo dukomora ku mwami wacu Yesu Kristo uhere none ukageza ibihe byose. Imana ibaha umugisha kandi mugire icyumweru cyiza. Dushimiye umushumba watugejeje ijambo ry'Imana. Imana imuha umugisha. Reka twakirize ubutumwa bwiza tumaze kumva, indirimbo ya 33 mu gushimisha Imana, igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Nagushimiye Mukiza urukundo wankunze, nukumpindura umugende w'amazi y'ubugingo, n'umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kumpembamo umugende ugeza amazi mu mitima isaraye, ibone kunywa agakiza k'ubutumwa bw'ineza, umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kumpembamo ikibindi cyawe Yesu, nukunyoza untunganye, maze unyuzuza ayo mazi niyo mwuka w'Imana, umugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kumpembamo. Abakristo bene data, dufatanirize hamwe imyizerere y'intumwa. Nizeye Imana data wa twese byose, umuremyi w'ijuru n'isi, nizeye Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, umwami wacu wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Pontiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Tugeze mu mwanya twegera gusoza iteraniro ryacu. Mbere rero yuko
abashumba badufasha gusengera ibyifuzo ndetse no kwisabira umugisha. Reka mbashimire cyane, bashimire mwese abakurikiye iri teraniro, mbashimire uburyo mukomeje gutanga amaturo, mukora mu butunzi bwanyu, mushyigikira umurimo w'Imana, ndetse n'ibitekerezo mukomeza kuduha biradufasha gukomeza kubaka ubwami bw'Imana. Reka kandi nkuko duhora tubikora, tubashishikarize gukomeza ingamba zo kwirinda icyorezo COVID-19, ingamba twese tumaze kumenyera nkuko tuzitangarizwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, hamwe no kwirinda. Reka dukomeze kandi kugira ibyiringiro by'uko mu gihe cya vuba Imana ishobora byose izadutabara, iki cyorezo kikarangira, tugakomeza guhimbaza Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Bene data, tugeze mu mwanya wo gusoza iri teraniro, ariko tugiye kubanza gusengera ibyifuzo byacu. Ndagira ngo mbararike aho muri mu miryango iwanyu ndetse n'abadukurikiranye bose, twegereze imitima yacu ku Mana, dusengere ibyifuzo, dusenga Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana nziza, turakunezerewe cyane kuko waturarikiye kuboneka muri iri teraniro. Mwami Imana, ubwoko bwawe bwabashije gukurikirana online, turagushimira ko wabanye natwe, turagushimira ibihe byiza waduhaye, kandi turagushimira n'ijambo rikomeye waduhaye kuri uyu munsi. Twemerere rero urikomereshe imbaraga z'Umwuka Wera, kugira ngo Mwami Imana ridufashe gusohoza umurimo waduhamagariye mu gihe cya none. Dushoboze kuba abasamariya beza, dushoboze Mwami Imana yacu kugera ikirenge mu cyawe, mu buryo bwo kugaragaza urukundo nyakuri. Mwami Imana yacu, udufashe kandi ukomeze kubana natwe. Dusengeye Mwami Imana yacu muri uyu mwanya abantu bafite ibibazo bitandukanye. Hari abarwayi bari impande n'impande. Mwami Imana, hari abarwaye iki cyorezo cya COVID-19. Mwami Imana yacu, bari mu gihugu cyacu, bari hanze, bari kubabazwa n'umubiri. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubakize, imbaraga zawe zikiza zibabeho. Mwami Imana yacu, babe bazima, bashima izina ryawe. Kandi mu izina ry'Imana turasenze kugira ngo Mwami Imana yacu, dusengera isi muri rusange kugira ngo iki cyorezo ugihagarike, kuko ni wewe wenyine twiringiye, ni wewe duhanze amaso, kandi tugufitiye icyizere kuzagihagarika, tugakomeza kunezerererwa ubuzima waduhaye. Mwami Imana yacu, dusengeye abafite uburwayi butandukanye. Mwami Imana yacu, hari abari mu bitaro, hari abari mu ngo zabo. Kristo, turabingingiye kugira ngo nabo basange ubagirire neza. Abarwaye Mwami Imana izindi ndwara twebwe tutabasha kumenya, hari abafite ibikomere by'umutima, abo bose Kristo ubomore, ubagirire neza, kandi Mwami Imana ubakize, bakomeze kugushima. Turasengera Mwami Imana bafite ibibazo by'ubukene, ababuze ibyo kurya, ababuze ibyo kwambara, ababuze aho kuba. Kristo, abo bose barataka bagusaba kugira ngo bagirire neza. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nabo ubacire inzira, kuko tuzi ko inzira zawe zirenga igihumbi. Mwami Imana yacu, wigaragaze ku buzima bwabo, bakomeze gushima izina ryawe. Turasengera igihugu cyacu. Mwami Imana, ni igihugu cyiza waduhaye kugira ngo tukibemo, komeze kukiduheramo umutekano. Mwami Imana, abanyarwanda, abanyarwandakazi, dukomeze kukinezererwamo. Turasengera imiryango yacu waduhaye ngo tubemo. Mwami Imana, ukomeze kuyihaza ibyiza. Mwami Imana yacu, ukomeze kuyiteza imbere. Mwami Imana yacu, uyiha amahoro
mwami imana yacu kugira ngo dushime izina ryawe. Turasengera itorero ryawe muri rusange mwami imana kugira ngo rigirire neza. Turasengera paruwase ya EPR Kanombe mwami imana abakristo bose aho bari mu miryango yabo, turabasengeye kugira ngo mwami imana ukomeze kubakomeza, imbaraga z'umwuka wera zikomeze kubana nabo kugira ngo bakomeze kuguhamya aho bari hose, bakomeze kwamamaza ubwami bwawe. Ukomeze kutugirira neza, uha umugisha umuntu wese wakurikiranye iri teraniro n'uzarikurikirana wese, kugira ngo mwami imana ubutumwa bukomeze kuzana impinduka mu mitima yacu. Tubyambaye tubyize mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Bavandimwe, turashimira Imana cyane ko yabanye natwe muri iri teraniro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwisabira umugisha w'Imana, ariko mbere yuko twisabira umugisha w'Imana, ni mucyo dufatanye isengesho umwami Yesu yigishije abamukurikiye. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka yo mu isi nk'uko mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tuhora bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Uwiteka Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwose buhoraho muri Kristo, ibatunganye rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga zo kuyikunda no kuyikorera. Icyubahiro n'ubutware bibi byayo iteka ryose, amen. Mugire icyumweru cyiza.